Yo tele people nkuko nabikubwiye rero na handi hantu uzasanga ibintu byiza bimeze neza ibintu bisa neza cyane usibye kuri Seka TV Seka wige usobanukirwe ubumenyi bw'igihugu ndetse n'ubusugire bwacyo aka kanya rero nabikubwiye tubibazo bitandukanye street quiz aho tugenda tubaza abaturage twumva ukuntu bameze mwaramutse neza mwaramutse nje banyita Dani nkorera televiziyo ikora kuri channel bita Seka TV wari wayibona ntago wari wayibona aka kanya rero uze gushaka ahantu buryo ku buryo wajya kuri YouTube ukandikamo Seka TV urabona ibiganiro byacu bakwita ndamazina yawe Joel Ntakirutimana Joel Ntakirutimana ahangaha ngusanze hagana he ahangaha nsanze mu Kamenge ka Kanombe Kigali mu Rwanda sasa rero hari ibibazo tujya tubaza abaturage tukagenda batubwira uko bo bagenda babyumva nawe nakubaza nta kibazo hakuna shida tu ndashaka kubaza inyajwi zikoreshwa mu Rwanda ni zingahe inyajwi neshanu aha iyihe ni I U O A E ngo ngiki I U O A E sasa none twagiye ku kindi kibazo cya kabiri umujyi mukuru wa Afrika no we umujyi wa Afrika ntawo nzi twagiye ku kibazo cya gatatu umuntu mukuru agira amenya ngahe 32 rwose twagiye ku kibazo cya gatatu ngiye kukubwira akantu rakansubiriramo mvugira ngo mwabagabo aho bahababuhiye wihuta mwabagabo aho bahababuhiye mwabagabo aho bahababuhiye so murakoze cyane rero urakoze cyane papa so nawe rwose urakoze nabi byiza cyane so nkuko nabikubwiye rero tele people na handi hantu uzasanga ibyiza usibye kuri Seka TV ujya kuri YouTube channel wandikemo Seka TV ukore subscribe share and comment hanyuma tubana umunsi ku munsi tele yo tele people nkuko nabibabwiye rero gahunda ni yayindi ni Seka TV turi muri street quiz aka kanya rero urabona neza ko natembereye ahantu bita mu Kamenge mwaramutse neza na amahoro bakwita nde bayita Innocent Innocent ukabutuye inaha muri Kanombe tugira ibibazo rero tubaza abantu tugenda tuganira kugira ngo dusobanukirwe wiga unasobanukirwe gahunda yacu ni Seka TV nakubaza nta kibazo kabisa nagiye mubaze ndashaka ko ubanza kunsubiramo ijambo ndavuga ijambo rinsubiriremo mvugira ngo mwabagabo aho bahababuhiye subiramo mwabagabo abahababuhiye okay twagiye ikibazo cya kabiri imbwa y'ingore yitwa imbwakazi imbwa y'ipusi yitwa ngiki imbwa y'ipusi gusa urumva taragiye urugero ikibazo cya gatatu umujyi mukuru wa Afrika bawita giki umujyi wa Afrika Afrika yose Afrika kori nyinshi ndabona ngira Afrika yose cyangwa Afrika nyisa woza Afrika zingahe Afrika nyine harimo ibihugu byinshi Afrika igirwa n'ibihugu byinshi umujyi mukuru wa Afrika noneho Afrika cyangwa South Africa oya umujyi wa Afrika yiye nyine Afrika ntabwo uzi ko turi muri Afrika hanga noneho umujyi mukuru wa Afrika nta biterwa n'igihugu cyari tugenda tunasoza inyajwi zikoreshwa mu Rwanda ni zingahe inyajwi ntago nzisi nisi ntago nize kabisa sorry so urakoze cyane papa sawa ibihe byiza nkuko nabikubwiye rero kurikirana Seka TV umunsi ku munsi tubane gatanu kora subscribe share and comment ugire yo let's kill nkuko nabibabwiye rero gahunda ni yayindi Seka TV umunsi ku munsi tubana namwe umunsi ku munsi cyane nkuko mubizi rero uno munsi turi muri street quiz turi ahantu rero dusanze hari umumotari wagaririye turashaka kumubaza ibibazo nkuko bisanzwe akagenda dusubiza gahunda ni yayindi ni Seka hanyuma wige muraho neza papa muraho namahoro ndakomeye ngiye banyita Dani nkorera televiziyo ikora kuri channel bita Seka TV waba wari wayirebaho
aya ntago ndayireba. Ntabwo urayireba. Aka kanya none atabwira abana bawe ndabizi basigaye bakoresha ikintu kijyanye na internet, ubabwira ati ahantu ndeba ibintu byiza bisekeje byo kwiga ni kuri Seka TV. Sasa rero mfite hano tubazo tungahe nshaka kugira ngo ngende nkubaza hanyuma nawe uragenda utsubiza bisanzwe cyane. Ikibazo cya mbere kiragira kiti inyajwi zikoreshwa mu Rwanda ni zingahe? 24. 24? Nenye. Turacyakomeza. Imbwa y'ingore yitwa imbwakazi. Ubwo imbwa y'ipusi yitwa ngo Igiherume. Igiherume? Twakomeje. Ugiye kunsubiramo ijambo uvuge ngo nanjiji ijijura indi njiji. Nanjiji ijijura indi njiji. Subiramo? Nanjiji ijijura indi injiji. Wallahi. Twagiye ku kabazo ka nyuma tunasoza kugira ngo n'abantu ubabwire bakomeze gukurikirana na Seka TV umunsi ku munsi. Ikibazo cya nyuma kiragira kiti umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? Ugizwe n'uturere 3. Akahe na kahe? Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. So murakoze cyane, turanagushimira cyane. Murakoze namwe. Sawa cyane nkuko rero babwiye rero ni Street Quiz dukomeza umunsi ku munsi, gahunda ni Seka TV online.